Mu mezi nk'abiri ashize nibwo ku mbuga nkoranyambaga zino dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda zicaho amajwi, amashusho ndetse n'amafoto hatangiye gukwirakwizwa inkuru z'indirimbo ya Bruce Melodie ndetse n'uwitwa Diamond Platnumz icyamamare guturuka hariya mu gihugu cya Tanzania. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Pom Pom, bakaba barayikoranye n'umusore w'umuproducer akaba n'umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria witwa Joel Brown. Ni indirimbo yavuzweho amakuru menshi agiye atandukanye, dore ko iyi ndirimbo yanaje gusubirwamo muri studio mu buryo bw'imiririmbire bitewe n'imiririmbire uyu musore w'umunya-Nigeria Joel Brown yashyizemo, bigatuma Diamond ndetse na Bruce Melodie nabo basubiramo ibyo bari baririmbye mbere, bitewe n'uko indirimbo yari yongeye kuyinonosora akaririmbamo agace keza bakumva bagashimye ndetse bakumva byarushaho gutuma indirimbo ihitinga cyane hano muri East Africa ndetse no ku isi yose muri rusange mu ruganda rw'imyidagaduro. Gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo ya Bruce Melodie ati PATORANKING yabigizemo uruhare. Ni ibyo mutamenye kuri iyi ndirimbo ya Bruce Melodie ndetse na Diamond, nibyo mbazaniye uyu munsi. Ange nitwa Sana, INB Izum, inkuru zacu ukuri kwawe, ukande subscribe tujye tubana buri munsi, hanyuma utanga igitekerezo cyawe muri comment, wibuke no gukanda like utubwire uko ubyumva kuri indirimbo ya Bruce Melodie ndetse n'amatsiko muyitegererezanyije uko izaba imeze. Mbahaye ikaze. Iwacu Bruce, tuzi nka Bruce Melodie, umuhanzi wacu umunyakazi ndetse n'umunya-Tanzania Diamond Platnumz bagiye guhurira mu ndirimbo n'umunya-Nigeria Brown Joel uri mu bahanzi bagezweho iwabo ndetse akaba n'umuproducer, ndetse imirimo myinshi yo kwitunganya indirimbo yamaze gusozwa. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe mu kiganiro yagiranye na Bruce Melodie yabajijwe impamvu iyi ndirimbo yari itegerejwe na benshi muri Nyakanga 2025 ikaba itarajya hanze, ati ni umushinga uhuriyemo n'abantu benshi, ugomba gutwara igihe kuko buri wese aba agomba gutanga ibitekerezo byayo. Kuyishyira hanze biterwa n'imiteguro y'impande zose. Abahanzi batatu baba bafite ibihe bitandukanye byo gushyira hanze indirimbo, bakaba banafite indi mishinga itandukanye. Bruce yakomeje ati nk'amashusho twari twafashe mbere na Joel Brown twaje kuyasubiramo kuko nabonaga hari ukuntu bitagenda neza, nawe aza kubimbwira icyo gihe. Ubonye ko ikintu wabonye ari cyo, iyo ni nyirubwite nyine akivugiye, mubona ko mugomba kubihindura. Ati twarongeye dufata amashusho, gutegura ntabwo byagenze nk'uko nabiteganyaga, ni nayo mpamvu ntigeze mpanya ngo indirimbo izasohokera igihe iki cyangwa iki, nuko nari mbizi. Bruce Melodie akomeza agira ati kugira ibitekerezo bya buri ruhande bituma indirimbo ijya hanze ari ikintu twishimiye. Kandi ikindi cya kabiri, hari ukuntu Diamond Platnumz yagiye mu Bwongereza bisa nkaho bitunguranye, bituma anahindura gahunda, ariko nanjye byahise bimpa umwanya wo gukora ku mushinga uko mbishaka. Gusa Bruce Melodie avuga ko kugira ngo Brown Joel ajye muri iyi ndirimbo byaturutse ku witwa PATORANKING. Ati Brown Joel ni PATORANKING wamuhuje nawe, nari nagiye kureba PATORANKING ampuza nawe, nari nsanzwe muzi, ni umuhanzi mwiza, twarasangiye mbona turi guhuza, yasanze ndi gukora iriya ndirimbo nayitangiriye muri studio ya PATORANKING, kuko ngewe iyo ngiye muri studio ntabwo mpfa gusohokamo guco gusa bisanzwe, ngo njye mvemo nta kintu nkoze. Ashaka kumumenya kuko ataranzi, ariko ngewe nari muzi Brown Joel, ndamwibwira turamenyana. Bruce Melodie akomeza agira ati nari ntaranashyiramo amagambo, mbona aje kumfasha, bitangira gutyo, musabye kujyamo biramurenga, arishima, ndetse umunsi twamenyaniyeho nibwo yagiye mu ndirimbo yanjye. Bruce agaragaza kandi ko igitekerezo cyo kujya mu ndirimbo kwa Diamond Platnumz cyari gisanzwe gihari, ariko ibihe bikagenda bigorana. Ati igitekerezo cyo kujya mu ndirimbo kwa Diamond cyari gisanzwe gihari, twari twarabivuganyeho gato, ikibazo ari umwanya. Nageze aho mwohereza indirimbo inshuro nyinshi, iyo umuhanzi akurusha imibare myinshi yabamukurikira ni wowe umwirukaho. Narayimwoherereje arayikunda binyuze muri manager dusanzwe tuvugana. Uyu muhanzi yakomeje ati ntabwo nigeze nshaka Diamond Platnumz ngo mubure, ntabwo ari igisebo, ni nkuko nanjye
hari abanshaka bakambura. Akomeza agaragaza ko atazi umubare w'amafaranga amaze kuyishorwamo kuko iyo ari gukora indirimbo atayibarira, ariko nanone akemeza ko iri muri 3 za mbere zamutwaye akayabo. Kandi birumvikana indirimbo irimo Diamond Platnumz, iyo ndirimbo bigomba guhenda kuko turabizi ko Diamond Platnumz ari mu bahanzi bahenze hano muri Afrika. Kuko Diamond Platnumz ubu niwe muhanzi wa mbere muri Afrika ukurikiranwa ku rukuta rwa YouTube gusumbya abandi, kuko yamaze kuzuza miliyoni 10 z'aba followers cyangwa se z'aba subscribe hano kuri YouTube. Bivuze ko Diamond ni uyoboye ku rukuta rwa YouTube mu bacuruza umuziki kuri YouTube. Niyo mpamvu rero Bruce Melodie kuba yashaka Diamond rimwe na rimwe Diamond ntaboneke ntari igisebo, kuko nyine buri muntu wese agira abantu bamushaka bakamubura. Kandi burya Diamond ni umuhanzi ukomeye nk'uko Bruce Melodie yakomeje kugenda bigaruka avuga ati kumubura si igisebo kuko nanjye baranshaka bakambura. Bruce Melodie yagaragaje ko izina ry'indirimbo abantu babonye rivugwa ku mbuga nkoranyambaga atari ryo yahawe, kuko itari yabonerwa izina kugeza ubu. Rero zina pom pom nubwo ryavuzwe ngo ntago ari ryo. Ati urukundo mfitiye umuziki iyo nshizemo amafaranga ntabwo nyabara, nyafata nkayo ndiye. Gusa uyu mushinga wa Diamond uri mu ndirimbo zantwaye amafaranga menshi, iri muri 3 za mbere gusa siyo iza mbere. Izina abantu bamenyereye rya pom pom ryitiriwe indirimbo kuko riri mu magambo ayigize, ariko isaha n'isaha akenshi izina riba rishobora guhinduka iyo umushinga utarajya hanze, bakareba izina ryashobora gukora hit. Burya ntago hit ari mu njyana gusa n'amagambo, hari n'izina rikora hit. Muzarebe nk'indirimbo ya Chris is Inana, byonyine kuba yitwa Inana byayihaye hit. Niyo mpamvu rero n'izina baba bagomba kuryitondera. Indirimbo ya Bruce Melodie ndetse na Diamond Platnumz na Brown Joel yakozwe mu buryo bw'amashusho. Amakuru hari ahamya ko amajwi yakozwe na City Beat, uri mu ba producers bafite izina rikomeye muri Afrika, mu gihe amashusho yakozwe n'umunya-Uganda Sasha Vibes. Nubwo hari uduce twafatiwe i Kigali twabonyetsemo uwitwa Faizo usanzwe anakorana na Bruce Melodie bya hafi, bamaze igihe bakorana. Gusa Diamond Bruce Melodie wavuga ko yatangiriye muri studio ya PATORANKING, akaba ari naho bahuriye we na Brown Joel. Hanyuma kandi bikavugwa ko Bruce Melodie yari indirimbo nyine iri muri 3 zimutwaye akayabo. Ese indirimbo ya Bruce Melodie na Diamond muzayakira mute ku mbuga nkoranyambaga? Mbese muzayimonitoringa cyane bya bindi byanyu? Ibyo byose mubishyire muri comment, mwibuke gukanda subscribe, mujye mukomeza mwibanire nanjye sana hano kuri NB Izum, inkuru zacu ukuri kwawe. Mbahaye ikaze no mu yandi makuru y'imyidagaduro araza kubagezweho imbere. Ciao ciao, hasta la vista.